arababwira ngo nimwumvira amategeko, umuntu nankunda azitondere amategeko yanjye, ngo kuko umuntu niyitondera amategeko yanjye ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuza aho ari tugumane nawe. I like that. Uzi ikintu gikurura presence y'Imana, Imana ikavuga ngo yes, uriya muntu ndamukunda kuko yitondera amategeko yanjye, ngo ndamanutse njye guturiwe ngumane nawe. Kumvira iri jambo, imbaraga zikomeye tugira muri iri jambo. Erega buri hari ikintu mutazi. Hari igihe urimo kugenda Satani yakureba akavuga tumva rero, akabwira utudayimoni dutoya aturiya mujye mumwitondera, mwarabibonye iyo agenda shebuja ntamukuraho amaso, uri iyo agenda shebuja ntamukuraho amaso kuko ni umutoni w'ibwami. Haleluya. Hari ikintu tugira iyo ugendera muri iri jambo, amadayimoni arakubaha kuko uba uri umutoni w'ibwami. Amen. Ariko murabyumva nkuko mbyumva. Buriya rero hari igihe mbwira abantu ibintu nkabona, ariko niba mwabyumva mwajya mwishimira gutura muri iri jambo, mukishimira kuryumvira, niyo bakubwira ngo kubera ko ibindi byose, niyo wambwira ngo abantu bazagukunda igihe gito iyo bagukeneye, ariko hari igihe bazaba batagukeneye, kandi niyo wanagukenera hari umunsi muzaba mutari kumwe, kuko nujya gukrosinga bagukize mu isanduka. Ariko burya tugenda mbere y'isanduka. Isanduka burya bashyiramo umubiri tuba twagiye kare, hari aho uzagenda wenyine. Hari abarundi bitwa, hari n'umuminisitiri wabo witwa gutyo, yitwa ngenda ndumwe. Muri biriya rero twese tugenda uri ngenda ndumwe, ukrosinga wenyine, ariko wagerayo ugasanga Yesu agutegereje, akavuga ngo nagukunda gukiri ku isi, welcome home. Ngo najyaga nkureba, mwibuka Stefano bamutera amabuye, arababwira ati nimwihanganeho gatoya mbabwire, ubu mu ijuru ndi umutoni w'Imana, mbonye ijuru rikingutse, mbonye n'umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana. Ubundi Yesu aba yicaye iburyo bw'Imana dusabira, ariko iyo uzamutse wari umutoni, arahaguruka akavuga ngo muhaguruke mwitegure, araje. Haleluya. Kare kare ndagakunda. Njya mbwira Imana, njya mbwira Yesu, nkabwira mva Yesu, mu bintu byose wankoreye wambereye umwami mwiza. Umva, umuntu utarayoborwa n'abantu benshi ntazasobanukirwa umwami mwiza uko akora. Uzi ko yoborwa n'abantu ukajya ubona bamwe ugasanga bitaye ku kazi kabo, wowe ntibakwitayeho, uri nk'akamashini bakoresha, ariko wowe byawe ntawe ubyitayeho. Ugakorana n'abandi ukabakorera umurimo neza ukitanga, ariko bo bakaguha agaciro gato. Mujya mubibona. Ariko hari umwami wicara wajya utangira gusenga akakubwira ati I'm with you, kandi I'm pleased with you, ndakunezererwa. Rero mu bintu byose ikintu kimwe nkumbuye gusa ni ukuzagera mu ijuru nkabona Yesu ahagaze ku muryango akambwira ngo najyaga nkubona ku isi nkishima. Haleluya. Najyaga nkubona ku isi nkishima, ukamvuga neza, ukamvugira neza, ukankorera neza. Buriya mu bintu bituma ntashobora gukora ibyaha, mu bintu bituma ntashobora kwijandika muri ibi bintu by'amanyanga mujya mwumva, jewe ndavuga no I live for the applause of one. Umunsi Yesu azankomera amashyi birampagije, niyo isi yamvugiriza induru, mu ijuru bamvugiriza impundu, nabyaba bihagije. Uyu munsi turareba imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Murabizi, nimusoma muri Bibiliya zanyu muzabibona ko abantu bose Imana yatumye, abenshi irabanza ikababwira kumira ijambo ryayo. Reka tubone ingero zimwe
reka mpere kuri texte yacu twasomye ejo, ariko reka mpere inyuma ngira ngo nibyo byiza. Reka mpere mu isezerano rya kera, mufate mu gitabo cya Yosuwa. Mushobora kwibaza mutari ko kuki Imana itabibwiraga Aburahamu n'abandi babanje. Impamvu Yosuwa ari we Imana yatangiriyeho ivuga aya magambo nuko Yosuwa yakoze mu gihe ibitabo bya mbere bya Mose byari byaranditswe. None Imana igiye gutuma Yosuwa iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Buriya nicyo gitabo gitangirira mu kiriyo. Imana ikaza ikabwira abantu ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none Yosuwa haguruka ujyana abo bantu mu gihugu cy'amasezerano. Noneho Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8 iramubwira ngo, reka duhere ku murongo wa 7. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 7 ngo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese si ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Iyi texte niyo ndibuze guheraho, ariko reka mbaho izindi texte zibereka ko ibyo mbabwira atari isolated case. Murebe mu gitabo cya Ezekiel atangira kuvuga ubutumwa. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel mu gice cyacyo cya 2, nkunda ya magambo y'Imana yabwiye Ezekiel. Nabwo muraza kumva yuko hari byinshi byenda gusa. Ezekiel ibice 2, Imana ihamagara Ezekiel, hanyuma iramubwira ngo Ezekiel, ngiye kugutuma, ariko hari ikintu nshaka kubanza ugakora. Mwahageze ibice 2 bya Ezekiel, turahera ku murongo w'8. Ezekiel ibice 2 umurongo w'8 iravuga ngo, ariko weho mwana w'umuntu, umva icyo nkubwira. We kuba umugome nk'iyo nzu y'abagome, bumbura akanwa kawe maze icyo nguha ukirye. Nuko ndebye mbona ukuboko kunyerekeyeho, maze mbona gufite umuzingo w'igitabo. Akibumburira imbere yanjye, kandi cyari cyanditsweho imbere n'inyuma, cyanditswemo amaganya n'umuborogo n'ibyago. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, urye uwo muzingo, maze ugende ubwire inzu ya Isirayeli. Nuko mbumbura akanwa, angaburira uwo muzingo. Arambwira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe uyuzuzemo uyu muzingo nguhaye. Nuko mera ko ndawurya, mu kanwa undyohera nk'ubuki. Haleluya. Uyu ni Ezekiel Imana igiye kumutuma. Yaramubwiye ngo, mbere yuko nkutuma ukajya kuvuga, banza urye uyu muzingo w'igitabo. Haleluya. Hanyuma reka dufate n'urundi rugero rumwe, hanyuma dutangire kwiga. Mujye mu byahishuriwe Yohana. Byahishuriwe Yohana ibice 10. Byahishuriwe Yohana ibice 10, turahera ku murongo wa 2, ariko turawusoma uwo wonyine gusa, hanyuma dusoma umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Byahishuwe ibice 10, umurongo waho wa 2 uravuga ngo, mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka. Musimbuke tujye ku murongo wa 8. Hanyuma nuko ryajwi numvise rivugira mu ijuru, nongera kuryumva rimbwira riti, genda wende kariya gatabo kabumbutse kari mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka. Nuko nsanga marayika uwo, ndamubwira nti, mpako gatabo. Aransubiza ati, enda ugaconshomere, karagusharirira mu nda, ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki.
nenda ko gatabo ngakura mu ntoki za marayika ndagaconshomera mu kanwa kanjye karyohera nk'ubuki ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Arambwira ati ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Haleluya. Aba ni abantu batandukanye batumwe mu bihe bitandukanye, ariko bose Imana yajya kubatuma ikababwira ngo ndagutumye wowe Yosuwa, genda ariko ubanze ufate iki gitabo cy'amategeko ya Mose ukirye. Iki gitabo, kuko aho niho turi buhere twiga, iki gitabo ugifate ujye ugitekerezaho ku manywa na nijoro, ngo kandi ntuzateshuke ngo uce iburyo cyangwa ibumoso mu byo kivuga, ngo nibwo uzabashishwa aho uzajya hose. Haleluya. Buriya ni ikintu gikomeye cyane, kuko abantu bose Imana igiye gutuma. Ezekiyeli yamubwiye ngo genda ufate aka gatabo ngo ukamire, ngo mu kanwa karakuryohera, ariko ntiyamubwira ko mu nda kaza kumusharirira. Ariko Yohana we aramubwira ngo genda ufate kariya gatabo marayika afite mu ntoki kabumbuye ukamire ugaconshomere, ngo karakuryohera mu kanwa ariko nikagera mu nda karagusharirira. Haleluya. Njya nshima Imana cyane, ibigiwe ndabyumva ndetse mbyumva neza, kuko njya gukizwa nta muntu wambwirije. Nge nasomye Bibiliya, ngenda nsitara ku bintu by'amahame, nsitara ku yandi mahame, hanyuma nsitara kuri Yesu ndakizwa. Ariko kugira ngo nemere gukizwa, nafashe iki gitabo niha amezi 6 yo kugisoma inshuro 3 ntasimbuka umurongo n'umwe. Haleluya. Kandi muri universite ngewe nigishaga ibintu bya critique littéraire, gusesengura inzandiko. Mfatikaye n'ikaramu amezi 6 nsesengura iki gitabo. Reka ndebe ko ari igitabo umuntu w'umunyabwenge yakubakiraho ubuzima bwe. Ndebe ko iki gitabo cyujuje ibyangombwa byose by'igitabo kiri trustworthy, fiable. Ubundi cyo ubushakamo ureba ko kitivuguruza, ngo usange kijarajara kivuga ibi. Ikintu gitangaje navumbuye cyambere, nta muntu uje kunyigisha, nta muntu uje kumbwiriza, kuko nari umwirasi. Uzicyo bita umwirasi? Abarokore bose nabonaga ari inzanga. Bajyaga bambwiriza ngo garese ubundi abangaba. Hari umuhungu umwe twakoranaga siporo tuza kuba inshuti, na nyuma yaho twabaye n'inshuti cyane. Bamwe bagiye mima baramuzi n'abandi yitwaga Daniel. Noneho rero akajya ambwiriza, ariko namusanze asibiye mu wa kabiri. Naje mu wa mbere muri universite, wasibiye mu wa kabiri. Noneho tukajya dukorana siporo akambwiriza, nkamureba nkarese umuntu gusenga yarangiza agasibira, ubundi ubwo gusenga bimaze iki? Niba gusenga bitagufasha ngo wibuke, nta mpamvu yo kubijyamo. Kuko njyewe nagiye kuri university umugambi nari mfite wari wo kubona amanota. We niba usenga ntibikongerera amanota ukarinda usibira, bimaze iki? Ariko n'ubu ngubu ndacyabifiteho ikibazo. Niba agakiza kawe nta mpinduka kazana mu buzima bwawe, ntacyo ufite kubwira abantu. Weze uzagenda usanga abantu barimo kunywa inzoga, ufatanye nabo. Ugenda usanga abantu barimo gusambana, ufatanye nabo. Ugenda usanga abantu bihebye, ufatanye nabo. Kagakiza kamaze iki? Ubundi akagakiza Paulo yaranditse aravuga ngo akagakiza gafite umumaro muri ubu buzima n'ubuzazanaho. So niba ntacyo gakiza kahinduye mu buzima bwawe, check, subira inyuma ugenzure hari ikintu wibagiwe. Kandi uzi icyo ushobora kuba waribagiwe, wibagiwe iki gitabo. Ko nibyo ngiye kubasobanurira. Jewe naragisomye kindyohera mu kanwa, umva nuno munsi kiracyandyohera, ariko kigeze mu nda. Burya rero hari igihe uba warariye uburozi bwinshi, bakaguha imiti yo kukurutsa.
no kwa muganga bajya babikora bakaguha ibintu byitwa babyita ngo iki bya bindi biza bikoza mu nda n'ibindi byose ka cleaning. Noneho nasoma igice kikantunga urutoki nkasanga hari ibintu kivuga ntagomba gukora nkora kikagusharirira mu nda, kumva ibintu byose kirabidurumbanije, imitekerereze yawe igomba guhinduka, imyumvire yawe igomba guhinduka, uko wajya kubona ibintu bigomba guhinduka. Hari igihe rero iyo uri umuntu wirata aho ngaho bigusharirira mu nda cyane cyane ako kantu kitwa ishema. Jewe nize ndi umuhanga mu ishuri, kenshi iyo nigishaga mu ishuri nakundaga kwifata mu mufuka, nigishaga ngenda gutya mu ishuri, note nazaga nazifashe nyine nkajya ngenda mu ishuri, kandi murabona ubu narabyibushye. Icyo gihe mwirime ubu narabyibushye, icyo gihe nari mutoya kurusha kandi mfite umusatsi mwinshi. Mwimagine buryo umuntu unanutse iyo afite umusatsi mwinshi arushaho kunanuka, mwari mwabibona? Urumva kugira ngo ukizwe, numara gukizwa Yesu akubwire ngo rero biriya byose. Ndibuka umunsi wa mbere nabwirije ahantu mu giterane kinini cyari cy'abanyeshuri bo muri university bavuye Kongo no mu Rwanda ni Burundi, bari benshi bendaga kungana nk'uko mungana. Ndabwiriza kabisa igiterane kiranyeganyega, nanjye ntangira kumva nyine byanyeganyeze, nkajya numva kabisa kagashema kagarutse, ndavuga nti yes, ibintu birimo biramira neza. Ariko nkajya numva inyuma yanjye ijwi rivuga ngo ikabodi. Noneho nsubiye mu cyumba mwirane so ko ntigishaga kuri ikabodi, iri ikabodi yavugaye. Nsubira muri Bibiliya yanjye nsanga ikabodi biravuga ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kiri aha hantu. Imana irambwira ngo iriya na verite soma nkuhaye bwa mbere na nyuma uzongera kwipanga ukisoka intugu nikoreye umurimo, nzandika ikabodi ku byo ukora byose. Mvuge ngo ibi ngibi ni ishema rya Rutayisire, nta cyubahiro cyanjye kirimo. Buriya mujye mwitonda bajya mu murimo w'Imana. Hari igihe twebwe twibeshya ko Imana inezererwa ko turi abagabo, kakubwira ngo ahubwo igihe nshaka kuba umugabo fatira ijambo ribanze rigusharirire mu nda, mpoze nk'uko boza ifi barayibaga bakoza ibyo mu nda byose bakabimaramo ikabona ikaribwa. Ngo reka ariko twigarukire kuri Yosuwa turebe icyo tuvana muri iki gitabo cya Yosuwa igice cya mbere. Imana irabanza ibwira Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa, niba ugiye kuyobora ubwoko bwanjye, inzira ya mbere yo kugira ngo uyobore ubwoko bwanjye, kimwe nuko Imana yabwiye Ezekiyeli agiye kubwiriza Isirayeli, kimwe nuko Imana yabwiye Yohana agiye guhanurira amahanga, kimwe nuko Yesu yabwiye abigishwa be bagiye kubwiriza amahanga, arababwira ngo mbere na mbere mubanze musobanukirwe iri jambo muri rye riture muri mwebwe. Haleluya. Yewe nshimira Imana yuko Imana yantangije kare nkakizwa maze kurisoma gatatu. Iyi Bibiliya nyambwira abantu ko maze kuyisoma inshuro zirenze 40, kubera ko maze imyaka 40 nkizwa, kandi murumva deja umwaka wa mbere nari nayisomye gatatu, ibindi byari kugenda nongeraho nyine. Rero iki gitabo kugira ngo uzakibwirize ugomba kubanza ukacyumva, ukakimenya, ukagituramo, ukakirya. Hari abantu bakuze nkatwe b'abavyeyi n'abavyeyi, hari abantu bigeze banywa imiti bajyaga baha abana kera yitwaga taburini. Jemima waba waranyoye taburini? Abanyoye taburini mu pepere turetu ndamenya ko mukuze, uzi ko ari benshi. Rero taburini zarashariraga, kandi rimwe na rimwe bakaziguha ngo zice inzoka, ariko bakavuga ngo zinakurinda n'inzoka. None rero najyaga mbwira abantu nk'abo ntumva, nanyoye taburini nkiri umwana ngo zisharirire inzoka, ngiye kunywa bibline nyinshi ijye mu maraso yanjye ku buryo imibu y'amadayimoni n'induma bitazajya bifata. Iyi Bibiliya urayifata ikakujyamo. Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa, ngo
iyi Bibiliya, aya magambo ujye uyatekerezaho ku manywa na nijoro. Amen. Nurangiza ntuzayateshuke iburyo cyangwa ibumoso. Bitumarira iki gusoma ijambo ry'Imana? Umenya amajwi arimo kukubwira ukavuga ngo iri jwi ntabwo ari iry'Imana, kuko jewe hejuru yo gusoma iki gitabo nkagisesengura, ubu icyo Imana ivuga kuri buri kintu ndakizi. Iyo uzanye ikintu ndakubwira ntoya, iki gishobora kugaragara ari cyiza ku bana b'abantu, ariko si ku Imana ivuga. Ariko muri kino gihe nubwo byoroshye, ubu Bibiliya isigaye yaroroshye. Ubundi yarangoraga kuyigendana mu ntoki, ariko ubu ngendana muri telefone. Iyo ngiye ahantu bagatinda kumpa appointment, ndicara ku ntebe bampaye, nkafungura telefone yanjye nkasoma Bibiliya. Biranyorohera cyane, sinkigombera kuyigendana. Ariko cyane narabikundaga kuyigendana, ko n'abantu bamenyaga ko ariyo mfite. Ndibuka nkimara gukizwa nagendanaga Bibiliya aho najyaga hose, no mu ishuri najyaga kwigisha nyifite. Ntabwo namenyaga igihe ndibuze kuyikenerera. Noneho ndibuka rimwe nahuye n'umwarimu twigishanaga kuri university, kuko bari barandinganije banyohereza kwigisha muri secondaire. Noneho arambwira ngo usigaye ugendana Bibiliya mu ntoki. Ndamubwira nti cyane, ngo naranditse igitabo cyerekana ko ibyo bigambo ari imigani itagira umumaro. Ndamubwira nti professor, igitabo cyawe naragisomye, maze no kugitangaho conference gatatu. Nariko reka nkubwira ikintu, iki gitabo cyahinduye ubuzima bwanjye. Uzanshakira abantu kiriya gitabo cyawe cyahinduye, hanyuma uze tubone kuganira. Haleluya. Arambwira ngo ngo ubwuzanye bya bindi byanyu by'ubuhamya. Yes, ubuzima ni ubuhamya. Ikintu wandika ntikigira ubuhamya, nta mumaro wacyo. Iki cyahinduye ubuzima bwanjye. Genda ushakira umuntu wahinduye na kiriya gitabo cyawe, hanyuma ahita amanika amaboko nyine, nta kundi yari kubigenza. Kandi ubwo mba ndamubwirije, ndamubwira nti iki gitabo cyafashe ubuzima bwanjye kirabuhindura, ahubwo nawe uragikeneye. Biriya wanditse wabyanditse kuko utasobanukiwe, wagiye mu bintu by'ubwenge n'ubuhanga, ariko ntiwakireka ngo kinjire muri wowe gihindura ubuzima bwawe. Iki gitabo cyahinduye ubuzima bwanjye, niyo mpamvu ntagira isoni zo kukivuga. Paulo yandikiye Abaroma arabwira ngo jye singira isoni z'ubutumwa bwiza. Haleluya. I'm not ashamed of the gospel. Akavuga ngo ni imbaraga z'Imana ku bantu bose bashaka gukizwa. Haleluya. Iri jambo urabona guhera mu isezerano rya kera, Imana ibwira Yosuwa ngo the secret, ibanga ryo kugenda nk'uko nshaka. Umvira ibyo navuze. Haleluya. Iramubwira ngo iki gitabo ujye ugisomamo ku manywa na nijoro, ariko we kugarukiraho ngo ahubwo wige kwitondera ibyanditswemo byose, ngo utazabiteshuka iburyo cyangwa ibumoso. Amen. Yewe nyambabwira buriya ngira ubutagondwa bwanjye. Ibyanditse muri iki gitabo, n'iyi si yose yahaguruka kambwira ngo ibyanditse muri iki gitabo si byo, nababwira nti ibyo mwe ni mubyemere, jewe ndagendera ku by'iki gitabo kivuga. Uzi impamvu? Kubera ko ku munsi w'amateka n'iyi Imana yangisha impaka. Nabibwira narwo burya Mana, ibyo nakoraga niwe wabyanditse. Warambwiye ngo ngendere kuri iki gitabo sinsagiteshuka iburyo n'ibumoso, nicyo nakoze. Ariko we wagiteshutse iburyo n'ibumoso ngo nuko papa yavuze, ngo arisheveke yavuze, ngo umuhanga runaka yavuze. Icyo yazakubwira ati se kuva ryarabo ngabo bahindutse abami bawe. Arisheveke wa Ekusa, Episcopal Church of the USA, yigeze kwifata aravuga ngo Bibiliya ngo irashaje, ngo bagombye kuyikosora. Yamba hafi mba naramubwiye nti n'izuba rirashaje kandi turacyaryota. Sibyo se? Izuba rishaje kuruta Bibiliya kandi turacyaryota. Sindumva umuntu witotomba ngo izuba ngo ko rishaje kuki ari ryo twota. Uryota kuko urikeneye, n'iri jambo urarikeneye. Haleluya. So imyaka Bibiliya imaze sicyo kivuga ko ishaje. Amahame ifite
Numvise muri no minsi abanyamadini dufite ikibazo umara mbibigisha hano nabwira ngo umuntu uzavuguruza iri jambo wese burya mu ijuru he or she is already demoted, yamaze gukurwaho ntiyabimenye, kuko iri jambo niryo ritubwira icyo umwami yavuze. Niba utekereza bitandukanye ntabwo ukiri mu bwami bwe, sibyo? Ni wumva yuko ngo Yesu yaravuze ukavuga ngo ariko ibyo bya Yesu ngo birashaje, ngo siyansi yagaragaje ibi ngibi. Nta mu ministre ujya uvuguruza president. Jewe iyo mpagaze hano mpagarara mu izina rya Yesu, so iyo namuvuguruje ubwo aba yamaze kunyirukana. Amen. Nuko bimeze. Ubwo buriya rero abirukanywe mu ijuru bakidegembya mu isi ni benshi, kandi mu ijuru baramaze kubirukana kera, bakavuga ngo uriya nta kiri wacu ntitumwemera kubera ko ntiyemera ibyo twatanzeho nk'amabwiriza. Imana ibwira Yesu ngo Yosuwa, niba ushaka guhirwa mu byo uzakora byose wumvirire ijambo. Halo, murankurikira? Impamvu muri ino minsi ndimo gutinda kuri icyo kintu nuko isi yose yahagurukiye Bibiliya, abateolojiye, abanyamadini bakomeye barimo baratwumvisha ko ibyivuga bitakijyanye n'igihe. Ubundi igihe si cyo kigena uko tugenda. Nyirisi, nyiri torero yamaze kugena uko tuzagenda. Aravuga ngo iri jambo ntimuzagire icyo mwongeraho, ntimuzagire n'icyo mugabanyaho. Amina. Nkavuga ngo bitangirira aho ngaho kuri jye bikarangiriraho. Arufa na Omega naho birangirira. Nzabyemera, bambwire ko bishaje mbabwire nti nanjye ndashaje, bambwire yuko bidahuye n'igihe mbabwire n'ubundi si ndi uw'iki gihe, bambwire ko isi itabyemera mbabwire n'ubundi si ndi uw'isi, bambwire ko abahanga bavuze uko mbabwire n'ubundi ubu n'ubwenge bw'Imana. Nuko nguko bimeze. Amina. Kandi iki ndagira ngo noneho twe nanihute tuze kugira umwanya wo gusengera ibyifuzo, turebe ibintu bitatu cyangwa bine by'ingenzi tuvana muri iri jambo. Icya mbere, iri jambo riduha ikintu cyitwa authority, ubutware. Muribuka ubwo Yesu yaravuye ku musozi amaze gukirana na Satani yamukubise hasi, intwaro yarwanishije arwana na Satani yamutsindishije ijambo rimwe rivuga ngo handitse ngo. Satani yarabanje araza aramubwira ati ariko reka dukorane deal, dukore business. Aya mabuye ko ufite imbaraga wayahinduye imigati ukayarya. Aramusubizwa ngo handitswe ngo umuntu ntazatungwa n'imigati gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Haleluya. Bivuga ngo Yesu ntiyarananiwe kubwira Satani ngo mvi ruhande, yari arimo kuduha icyitegererezo cy'uburyo ukoresha ubutware uhabwa n'ijambo, authority. Aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntazatungwa n'imigati, ariko Satani aravuga ati authority nanjye ndayifite. Ikibikwerekana uko igikurikiyeho, Satani yaraje aramubwira ati ariko si ijambo ry'Imana ukoresha nanjye ndarizi. Ngo amujyana hejuru y'urusengero nk'aramubwira ati simbuka, handitswe ngo azategeka abamarayika be bagusame. Yesu aramubwira ati umva Satani, handitswe ngo ntuzagerageze Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Aramubwira ati ariko si ubwa mbere ngerageje abantu, wenda abona kamemu ikizamini cya primaire uragitsinze, icya tronco muragitsinze, reka turebe niba uri butsinde n'icya national. Ngo noneho amwereka ibirenzeho, aramubwira ngo izi ngoma zose narazihawe, nupfukama gato ukandamya ndaziguha. Kuko yaravuga ati ibyo byose nawe uri umuntu ukeneye gukomera, ukeneye gukomerwa amashyi. Hanyuma aramusubiza aramubwira ngo handitswe ngo ntuzagire undi uramya uretse Uwiteka Imana yawe. Noneho mwibuke uko batubwira ngo yamanutse ku musozi, ngo atangiye kwigisha, ngo bumva arigishanya iki authority, ngo arigisha afite ubutware
ntamere nk'abafarisayo n'abanditsi. Kubera iki? Yarazi uko batwara ririya jambo bakarikoresha bikabyara umusaruro. Biduha authority, biduha ubutware. Uzaho ukura ubutware, reka mpabere iki, burya mu Rwanda aho biroroshye cyane. Uzumve abayobozi benshi iyo agiye kuvuga aravuga ngo nkuko perezida wacu ahora bivuga. Siko bimeze? N'umuturage n'abaturage barabitoye ajya kuvuga ati nkuko perezida wacu ahora tubwira. Kuko burya iyo uvuze ugakotinga perezida nabari kugupinga ubu bambitse agapfukamunwa, ubu bacecekesheje bakavuga ati uyu meya arimo aratubwira ibi bintu, atari ko aravuze ngo perezida wa repubulika yaravuze ngo, niyo na minisita yaba yicaye aho ngaho. Icyo meya yavuze ntatinyuka kukivuguruza, kuko iyo akivuguruje abavuguruje uwamuhaye uwo mwanya. Buriya rero twebwe tuvuze ukavuga ngo Imana iravuga ngo, ibizi Imana byose uhereye ku madayimoni. Aravuga ati ibizi Imana byose uhereye ku madayimoni, aravuga ngo uyu muntu afite authority, aravuga mu izina ry'Imana kuko aravuga nk'uko Imana ivuga. Haleluya. Nawe iyo utangiye kuvuga ngo ugiye ngo hari uko mbyumva, ngo hari uko kanaka yabivuze, muribuka mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 19 hari abahungu b'umuntu w'umuyuda witwaga Sikewa. Noneho ntabwo bari bazi gukoresha authority, ngo baraza bakajya birukana amadayimoni, kandi amadayimoni ngo yabanje kujya bumvira. Bakajya birukana amadayimoni mu izina rya Yesu uwo Paulo avubwiriza. Bukeye bahasanga umudayimoni wakamiritse usobanutse. Arabwira ati hanganeho gatoya, numvise uvuga ngo ningende mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga, wowe umuvuga ngo iki? Turumva nyine numvise Paulo abivuga nanjye ndabivuga. Wowe uri muravuga amagambo utazi icyo bivuga. Ngo umudayimoni arabafata arabahondagura, ngo bagenda bakomeretse, ngo bambaye ubusa. Authority yacu iri mu kumenya ibyo umwami yavuze. Ukamenya ibyo umwami yavuze akaba ari byo uvuga. Hari igihe umuntu ashobora kuzana akabwiriza uko abyumva, avuga ntoya. Kandi burya mbabwiza ukuri, ibintu byinshi twigisha ntabwo ari Bibiliya. Ndavuga ariko abantu bamwe na bamwe. Hari igihe twigisha, reka mbahe ingero ebyiri. Hari igihe tujya mu biterane by'abubatsi ngo ukumva umugabo arigishije cyangwa umugore, kuko bose barabyigisha, ngo rero turababwira mwabagore ngo mugomba kwiyitaho, ngo mugasa neza, ngo kugira ngo abagabo batabaca inyuma. Aho haba harimo amakosa abiri biblique. Ikosa rya mbere nuko wibwira ko submission y'umugore ari yibyara urukundo rw'umugabo. Bibiliya iravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu, ngo kugira ngo abagore babone uko babubaha. So bivuga ngo umugabo ni ugomba kubanza, umugore agakurikira. Ariko ahantu hose njya mu biterane, abigisha abagore n'abagabo bigisha umuco, ntabwo bigisha Bibiliya. Kuko Bibiliya iravuga ngo umugabo ni ugomba kubanza agakunda umugore nk'uko Yesu yakunze itorero. Ndabizi ubu bamwe mutangiye kusharirirwa mu nda. Sinababwiye iri jambo rijya mu nda rigasharirira abantu, kuko hari teoloji twidevelopeye ishingiye ku muco, tukawusiga irange ry'umurongo wa Bibiliya ariko atariwo. Ubundi Bibiliya iravuga ngo ubanza ni umugabo, ngo ukunde umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi gisa gityo. Nuzigisha abagabo kudaha abagore ijambo, ntabwo uzaba urimo kwigisha ibyo Yesu yigishije, kuko yaduhaye ijambo. Siko bimeze. Ahubwo yarabidusigira tugati mbahaye ijambo.
ariko iyo abantu bigisha, urwo ni urugero rumwe. Irindi kosa theologique riba ririmo, ariye abantu bigira kubwira ngo umugore natiyitaho ngo umugabo azamuca inyuma. Nkavuga ni iryo ni ikosa theologique, kuko umugabo ujya gusambana, ikimbuza gusambana, murabona sura mugore wanjye haraho mwaye, kimbuza gusambana si ubwiza bw'uriya mugore, si n'uburyo yiyitaho, nuko Yesu yavuze ngo ntuzasambane, full stop. Rero icyo ndimo kubabwira, utangira kugira authority iyo uvuga nk'uko shobuja avuga, ntuvuge nk'uko ba scientifics bavuga, ntuvuge nk'uko umuco wacu uvuga, ntuvuge nk'uko abo mugendana bavuga, ukavuga nk'uko shobuja avuga. Ijambo ry'Imana icyo gihe rigira authority. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abefeso yaravuga ngo mutware inkota y'umwuka, niyo jambo ry'Imana, kuko iri jambo ryifitemo ubutware. Ndetse uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo baravuga ngo rimeze nk'inkota y'amugi abiri, ngo riracengera rikagera kure, ngo rigatandukanya ubugingo n'umubiri n'ibindi byose. Hallelujah. This word has a power in itself. Ryo ryifitemo ubutware bwaryo. Jya uribwira abantu, hanyuma urireke ryikorera umurimo, sibyo? Jewe reka wenda mbahe urwo rugero rundi, kuko nkunda gutanga ubuhamya. Abo dusengana hano murabizi nkunda gutanga ubwo buhamya. Jewe njya muri universite, nari bene wa muhungu w'umusongarere, w'umusportifu, w'umuhanga mu ishuri, ukunda kubyina. Hanyuma muri 78 haza umukobwa aje mu wa mbere, ubwo nari ngiye mu wa gatatu. Noneho oya 79 yaje 79 ko nari ngiye mu wa gatatu. Noneho turuzura kuri Noheli y'uwo mwaka ampa Bibiliya y'Igifaransa, n'ubu ndacyayifite mu rugo, ampa Bibiliya. Ndibuka amaze kuyimpa yayizanye muri ambaraje kado. Habase muri ambaraje kado yashyizemo ishati, ko numvaga Bibiliya ntiyari mu bintu rwose numvaga ashobora no gutinyuka kuba. Se ni ishati yashyizemo, ni t-shirt, kintu nyifunguye nsanga ni Bibiliya. Ndagenda mbwira abahungu twagendanaga b'abasongarere nkanye, nawe nushaka siko burya barokore basaze koko. Tuzi ko wa mukobwa yampaye gift ya Noheli akampa Bibiliya. Turamuseka, tumuhindura umupfu, tumuhindura umupfapfa. Nyishyira mu bindi bitabo iribagirana. 79 yari yicayemo, 80 yicayemo, 81 yicayemo, 82 yicayemo, 83 mu kwezi kwa 11 bombi iraturika, hanyuma byose bihinduka bishya. Ure rero iri jambo ushobora guha umuntu Bibiliya akayijugunya, akayishyira ahantu, akayibagirwa, ariko umunsi umwe Imana ikazamukomanga ikamubwira iti uzi ikintu, ibyo urimo gushaka biri muri kiriya gitabo. Akagisoma agahinduka. Uko byagenda kose nimuha abantu ijambo ry'Imana, kuko ni inkota y'umwuka, ni amata y'umwuka. Amagambo bakoresha barivuga ni menshi, bikubwira ngo ririmo ubutware, ni imbaraga z'Imana zihesha abantu bose agakiza, authority. Icya kabiri riduha, cyo ndagikunda cyane, biturinda kujarajara no gusubira mu byaha. Impamvu mubona abantu benshi bajarajara, bateraganwa n'imiraba yose y'imyigishirize y'abantu, iri jambo ntaryo bafite. Uzi yuko hari ikintu maze kubona, abantu benshi basoma za devotions, turiya tuntu abantu baduha, baba bacucumye bakanomba, turiya turaryohera, ni twiza, nanjye ndadusoma no muri telefone yanjye ntufitemo buri munsi, ndetse turapopinga nkadusoma, ariko nta gishobora gusimbura iri funguro
kuko turiya tuza ariko ibura bisoma rikakubwira iby'Imana ivuga kuri buri kintu cyose, inguni zose rikakubwira ngo ahangaha ntuzahaceho kubera ko nuhacaho bizakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi 119 aravuga ngo narindiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ahandi ku murongo w'ikindi kavuga ngo umusore azatunganya ate inzira ze, ngo azazitunganisha kumvira ijambo ryawe. Haleluya. Ariko reka mbanze ndeba abantu mwifuza kuzavamo abakozi b'Imana babavuga butumwa n'abandi, mwampepera nkareba, ndabona muri benshi. Okay, umwana umwe narabibabwiye yigeze kuza arambwira ati pastor, ati ndifuza yuko igihe nzajya kungana nawe nzaba mfite double unction iruti yawe. Ndavuga ibyo nabyo biroroshye cyane. Niba ushaka kubwiriza ku buryo ku myaka 60 nk'iya, icyo gihe narifite 60, ku buryo ku myaka 60 nk'iyanjye uzabubwiriza kundusha. Maze gusoma Bibiliya inshuro 40, icyo gihe nari maze kuyirangiza inshuro zigera kuri 40. Buriya nanga kubabwira inshuro maze kuyirangiza kuko ntabwo mbashaka kuba impression. Ndamubwira ni nugeza ku myaka nk'iyo mfite umaze kuyisoma inshuro 80, for sure Imana izaguha anointing yo kubwiriza. Banza umenye iri jambo kuko niryo uzakoresha ubwiriza. Haleluya. Abakunda kureba za filime, hari filime yitwa Troy, ibamo umugabo wari ukomeye cyane witwaga Achille, abavuga indimi zitari Icyongereza. We n'uwitwa Hector bahoraga bahigana kuko hari ahantu Hector yari umuhanga mu kurwanisha inkota na Achilles akaba umuhanga muri ibyo ngibyo. Noneho umwami umwe wahitwa Sparta aza kubwira Hector, aramubwira ngo kabisa uburyo ukoresha inkota burihariye, ngo ku isi yose hari umuntu umwe ukurusha. Hector ahita amubwira ngo Achilles. Noneho biza kubaho abo bagabo bombi bararwana, baza guhurira ku rugamba, ariko mbere yuko barwana hakaba hari mubyara wa Achilles babanaga. Achilles yari yirevoruse yanga gusubira ku rugamba. Noneho uwitwa Patrocle yari mubyara wa Achilles, aragenda yiba intwaro zarazambara. Ni nawe wari mutozaga, ariko yari yamubwiye ati wowe nubwo nagutoje nturagera kuri nivo yuko wajya kuri ruya rugamba, ntuzajyeyo. Reka mubwira ati ariko ugiye warantoje nanjye numva ni. Aramubwira ati oya, we sigara urinze ibintu, ntabwo ushobora kurwana n'abari abagabo. Noneho ariko muri iyo minsi Achilles yari yirevoruse kubera umwami wabayoboraga atamuyoboraga neza. Wa mwana yibaza, nta nubwo yari umwana, yari umusore. Wa musore intwaro za mubyara we arazambara, ajya ku rugamba. Nyine abasirikare baramukurikira bagira ngo ni shebuja uzamutse. Yari afite ukuntu agenda, nyine icyo gisore kiramwigana nacyo kigenda kaho cyambaye n'intwaro ze, abandi bamujya inyuma. Baragenda, uwo witwa Hector amubonye aravuga ati okay, uyu munsi urugamba rurarangirira ko hano, ndapfa cyangwa apfe. Baragenda bararwana, yihagararaho. Hanyuma obviously kubera ko ataramenyereye kurwanisha iyo inkota nka mubyara we, Hector amwica, amukuyeho ingofero asanga siwe. Abatatu uyu niwe twarwanaga. Buriya rero hari abantu, hari igihe bafata ijambo ry'Imana ukajya kurwana na Satani akurusha kurimenya. Njya numva abapastori bamwe bajya impaka n'abantu babahakanyi bakabagaragura. Arize wowe wagiye kurwana n'umuhakanyi, nta Bibiliya uzi, ukumva ibintu arimo kuvuga nta Bibiliya azi. Umwe muri abo bahakana twigeze guhurira kuri plateau, tangiye wakana ndamubwira nturitonde, ibyo ubuvuga byose ujye ubikora ku bapastori batazi Bibiliya. Number 1 mbanze nkubwira ikintu kimwe, nta Bibiliya uzi. Ubanze ubinyemerere ko nta Bibiliya uzi, kuko imirongo yose uyica imitwe ukibagirwa yuko Bibiliya kugira ngo uyivuge ugomba kuyivuga uyujuje yose. Hanyuma abwira abana turumva ati umuntu umusaza nka Antoine nyine ati turamwubaha cyane, tereka twikomereza ikiganiro, kuko iyo abigira intego
nari kumugaragura nkagenda mfata Bibiliya nkamwereka ngo ibi ngibi wabikoze nabi. Kuko buriya niba ugiye kujya impaka kuri televiziyo, banza umetrize iri jambo urivuge nk'urizi. Wijya kurwana urugamba utazi gutwara inkota y'umwuka. Amadayimoni afata abantu akabagaragura. Rega ikibazo iyo utazi iri jambo na dayimoni aragukubita nkawa wundi wo muri Efeso. Banza umenye iri jambo ku buryo dayimoni nazana ikimubwira uti dayimoni handitswe ngo, nazana ikiri umubwira uti handitswe ngo, nazana ikiri umubwira uti handitswe ngo, nazana ikiri umubwira uti handitswe ngo, kugeza igihe aceceka kuko Yesu yabikoze. Haleluya. Kuko iri jambo ryifitemo imbaraga zaryo. Icya gatatu nkunda cyane, kumvira iri jambo biduha igikundiro ku Mana. Haleluya. Kumvira iri jambo biduha igikundiro ku Mana. Yesu yabwiye abigishwa be muri Yohana ibice 14 murongo wa 20, arababwira ngo nimwumvira amategeko, umuntu nankunda azitondere amategeko yanjye. Ngo kuko umuntu niyitondera amategeko yanjye, ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuzahwari tugumane nawe. I like that. Uzi ikintu gikurura presence y'Imana, Imana ikavuga ngo yes, uriya muntu ndamukunda kuko yitondera amategeko yanjye. Ngo ndamanutse nge guturiwe ngumane nawe. Kumvira iri jambo, imbaraga zikomeye tugira muri iri jambo. Erega buri hari ikintu mutazi. Hari igihe urimo kugenda Satani yakureba akavuga tumva rero, akabwira utudayimoni dutoya aturiya mujye mumwitondera. Mwarabibonye iyo agenda shebuja ntamukuraho amaso. Uri iyo agenda shebuja ntamukuraho amaso kuko ni umutoni w'ibwami. Haleluya. Hari ikintu tugira iyo ugendera muri iri jambo, amadayimoni arakubaha kuko uba uri umutoni w'ibwami. Amen. Ariko murabyumva nkuko mbyumva. Buriya rero hari igihe mbwira abantu ibintu nkabona, ariko niba mwabyumva mwajya mwishimira gutura muri iri jambo, mukishimira kuryumvira niyo bakubwira ngo, kubera ko ibindi byose niyo wambwira ngo abantu bazagukunda igihe gito iyo bagukeneye, ariko hari igihe bazaba batagukeneye. Kandi niyo wanagukenera hari umunsi muzaba mutari kumwe, kuko nujya gukrosinga bagukize mu isanduka. Ariko burya tugenda mbere y'isanduka. Isanduka burya bashyiramo umubiri tuba twagiye kare, hari aho uzagenda wenyine. Hari abarundi bitwa, hari n'umuminisitiri wabo witwa gutyo, yitwa ngenda ndumwe. Muri biriya rero twese tugenda uri ngenda ndumwe, ukrosinga wenyine, ariko wagerayo ugasanga Yesu agutegereje, kavuga ngo nagukunda gukiri ku isi, welcome home. Ngo najyaga nkureba, mwibuka Stefano bamutera amabuye, arababwira ati nimwihanganeho gatoya mbabwire, ubu mu ijuru ndi umutoni w'Imana, mbonye ijuru rikingutse, mbonye n'umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana. Ubundi Yesu aba yicaye iburyo bw'Imana dusabira, ariko iyo uzamutse wari umutoni arahaguruka akavuga ngo muhaguruke mwitegure, araje. Haleluya. Kare kare ndagakunda. Njya mbwira Imana, njya mbwira Yesu nkabwira umva Yesu, mu bintu byose wankoreye wambereye umwami mwiza. Umva, umuntu utarayoborwa n'abantu benshi ntazasobanukirwa umwami mwiza uko akora. Uzi ko yoborwa n'abantu ukajya ubona bamwe ugasanga bitaye ku kazi kabo, wowe ntibakwitayeho. Uri nk'akamashini bakoresha, ariko wowe byawe ntawe ubyitayeho. Ugakorana n'abandi ukabakorera umurimo neza ukitanga, ariko bo bakaguha agaciro gato. Mujya mubibona. Ariko hari umwami wicara wajya utangira gusenga akakubwira ati I'm with you, kandi I'm pleased with you, ndakunezererwa. Rero mu bintu byose ikintu kimwe nkumbuye gusa no kuzagera mu ijuru nkabona Yesu ahagaze ku muryango akambwira ngo najyaga nkubona ku isi nkishima.
haleluya. Najyaga nkubona ku isi nkishima, ukamvuga neza, ukamvugira neza, ukamporera neza. Buriya mu bintu bituma ntashobora gukora ibyaha, mu bintu bituma ntashobora kwijandika muri ibi bintu by'amanyanga mujya mwumva, jewe ndavuga no I live for the applause of one. Umunsi Yesu azankomera amashyi birampagije, niyo isi yamvugiriza induru mu ijuru bamvugiriza impundu nabya bihagije. Live for the applause of one. Ujye unezezwa nuko Imana mu ijuru igukomera amashyi. Kandi uburyo bwo kugira ngo gukomera amashyi yarabitubwira, tubwira ngo murashaka ko mbakomera amashyi nkabishimira, mujye mwumvira amategeko yanjye. Haleluya. Byoroshye gutyo, sinzi impamvu mu bikomplika. Fatira ijambo ibyo rivuga, jewe ibyanjye biroroshye cyane, black and white. Iby'Imana ishima ndabikora, ibyo yanga ndabyanga, simple. Ushobora kuzwambwira uti dukora ibintu nkabwira noya byo sinshobora kubikora, ariko urumwirasi ntari ku ijambo ry'Imana rirambwira ngo sinzabikora. It's not about me, it's about this word. Ntabwo ari uko ndi umwirasi, ariko namize iri jambo rirabanza risharirira mu nda, ririmo kuyoza, rirangije randyohera mu nda no mu kanwa. Haleluya. Kuko iri jambo risharirira umuntu yagitangira kuryumvira, ariko iyo umaze kubimenyera rirakuryohera, kuko umenya icyo ukuramo, ukamenya ngo iyo ngendeye muri iri jambo igikundiro cy'Uwiteka kuri jye kiriyongera. Haleluya. Noneho kubera ko igikundiro ni ijambo ridasobanutse, kuvuga ngo favor ntabwo isobanurika mbere cyuko favor ikora. Dufite amasezerano akomeye muri kino gitabo. Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa, nugendera muri aya mategeko yanjye ngo uzashobozwa byose aho uzajya hose. Success guaranteed. Uzi impamvu success iba guaranteed? Buriya abantu benshi ntabwo babizi. Abantu benshi bibwira ngo ibyo nzakora byose ngo bizaba successful. Ntabwo ariko bikora. Ubundi Imana ikurema hari imirimo myiza yiteguriye kera ngo uzayigenderemo muri Kristo Yesu. Amen. Iyo uhindukiye ugafata ubuzima bwawe ukabushyira ku gicaniro cya Yesu nk'igitambo kizima, ukamubwira ngo Mwami Yesu, take everything, kuko byanditse muri iki gitabo, ujye unyobora, utegeke ibyo nkora, nzajya aho umbwiye, nkora ibyo umbwiye uko wambwiye. Success guaranteed. Kuko ntabwo Imana ishobora kugutegeka ikintu ngo nirangize failing. Gereka mbabwiza ukuri, murabizi nyine muri iyi minsi nzigira mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko hari ikintu nshaka gushimira Imana, nuko ibyo yambwiye gukorera Remera byose yabihaye umugisha. Kandi ibi it has nothing to do, ntaho bihuriye nanjye. Njye mbibabwira, mfashe ikaye yanjye y'amasengesho yo muri 2012 mu kwezi kwa mbere, izi nzu zose zari ziriho. Imana yarambwiye ngo aha hantu muzahazamura inzu, hariya muhazamura inzu, hano muhazamura inzu, hano muhashyira abariho mushyira urusengero. Ntabwo nashushanije urusengero, ariko aho rwagombaga kujya nari impazi, kuko niko Yesu yari yavuze, kandi arangije arabikora. Tega Imana amatwi gutegeke, ni databuja. Iyo rero ugendera muri iri jambo, success guaranteed. Reka ndangirize kuri Zaburi ya mbere, iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Aho ntahatinda, he doesn't keep company. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, bivuga ngo ntagendane n'abanyabyaha mu byo bajyamo. Wajya yagiye kubabwiriza ubutumwa, ntabwo yagiye kubigana. Ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ibibabi byacyo ntibyuma, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Ngo kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza.
amina. Izi rero nizo mbaraga z'iri jambo. Mbere y'uko ujya kubwiriza abandi, banza utyaze inkota yawe, kuko ntabwo uzinjira muri teritori ya Satani udafite ubutware bwa Yesu ngo umushobore. Ariko iyo wamaze kubikora, ibisigaye byose Imana ibikorera muri wowe. Haleluya. Hari amagambo nyankunda cyane niyo ngiye gusoma bwa nyuma tugasenga, mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 4. Kandi by the way, buriya muzajye mwitegereza Bibiliya zanyu, muzasanga ahantu henshi Imana itera abantu umwete wo gutura mu ijambo ryayo. Ariko nkunda iki gice cya 4, hari amagambo Mose yabwiye Abayisirayeli, umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Arababwira ngo, dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose, akavuga ati, ni ukuri iri ni ishyanga rikomeye, n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Iri jambo rizababera ubuhanga n'ubwenge, ngo bazajya babona bose vuze ati uyu muntu afite ubwenge n'ubuhanga. Kubera iki? Kubera ko the mindset of Christ becomes your mindset. Iyo utuye muri iri jambo, ugenda buhoro buhoro wimura imitekerereze y'isi, wimura imitekerereze twarazwe na basogokuruza, ukayisimbuza imitekerereze y'Imana. Noneho wajya uvuga abantu kuvuga ko uyu muntu ni umuhanga. Ntabwo ari ubuhanga bwawe, ahubwo ni ubuhanga bw'Imana. Iyo uzi icyo Imana ivuga kuri buri kintu, iyo bagutunze mikrofone, hari abantu batungwa mikrofone bakivamo. Muzajye nimukurikira YouTube muzajya mubibona. Umuntu bamutunga mikrofone, buriya hari n'abana bazi kwatsa abantu, bati koko bakamwatsa bakamwakserera, noneho agatangira kivamo. Burya rero iyo wamize iri jambo, barakwakserera ahubwo rikarushaho gusohoka ari ryinshi. Naho ubundi ngo aya mategeko n'amateka nituyitondera tukayamira, ngo azatubera ubwenge n'ubuhanga, ngo bazajya batubona bose uvuge ngo ariko aba bantu barasobanutse. Haleluya. Izo ni imbaraga z'ijambo ry'Imana. Tuzakomeza twiga n'izindi mbaraga, kuko dufitemo imbaraga 5 tuziga muri iki cyumweru zidutera umwete wo gukora umurimo w'Imana. Imbaraga za mbere, imbaraga z'ijambo ry'Imana. Imbaraga za kabiri, imbaraga zo gusenga kubohora, ari nazo tuziga ejo. Imbaraga za gatatu, imbaraga z'umwuka. Imbaraga za 4, imbaraga z'ubuhamya. Imbaraga za 5, imbaraga zo kumenya amasezerano n'ibihembo bidutegereje. Haleluya. Kumenya amasezerano n'ibihembo bidutegereje nabyo bitubera imbaraga. Munababwira atoya, uri bwarana Paulo yandikiye Timoteyo n'abandi yariko yarya gwibandika, uratumva Timoteyo, ujye urinda ikibitsanyo cyawe. Hari icyo yatubikije, atariko nawe uwo twizeye atubikiye ikibitsanyo cyanyu arakirinze. Hari umurage udashobora kubora cyangwa kugajuka. Paulo arangiza avuga ngo, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ngo ubu mwami umucamanza udashobora kubeshya, ngo ambikiye ikamba ry'ubugingo, ngo ariko sigiye wenyine, ngo n'abandi bose bakunze kuzagaruka kwe. Hari ibihembo bidutegereje up there. Tugakora kuko tuzi ngo hari ibihembo bidutegereje. Hari imbaraga zidutera gukorera Imana, imbaraga z'ijambo ziduha authority, imbaraga zo gusenga ziduha connection n'ijuru, imbaraga z'umwuka zidukoresha, imbaraga zo guhamya kwacu zikora ibyo byose, n'imbaraga zo kwibuka yuko hari ibihembo byacu bidutegereje. Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe dusenge, ariko uyu mugoroba dusengere kuri iki ngiki. Buri muntu wese yisengere. Hari umunsi uba wumva wahamagara ariko ukabura icyo uhera aho uhamagara, kuko ndabizi neza yuko abantu benshi kuri iyi ngingo yo gutura mu ijambo ry'Imana no kuryumvira
twese turatsindwa. Niyo mpamvu Yesu yadupfiriye kugira ngo tujye dukizwa ku buntu. Amen. Ariko Imana ikavuga ngo niyo watsindwa ariko wari wagerageje. Amen. Kuko ntabwo dukizwa no kumvirira ijambo. Ndagira ngo mbanze mbirectifie mutaze. Ntabwo dukizwa no kumvirira ijambo, ahubwo iyo tumaze gukizwa ritubera inzira tugenda muri kadushorera, tukamenya uko abana bo mu bwami bagenda. Njya numva abantu benshi bavuga ngo ariko mwazabwiye leta ngo ikagendera kuri Bibiliya. Ntabwo leta igendera kuri Bibiliya, ariko abana b'Imana bagendera kuri Bibiliya, kuko iki ni igitabo cy'abana b'Imana bashaka kumenya uko se atekereza, n'ibyo atekereza, n'ibyo ashaka ko bakora bakabikora. Ikajya ivuga ngo yes, bari abana banjye barasobanutse, bazi ibikwiriye kandi nibyo bakora. Reka rero twisengere, buri muntu wese yisengere, ubwira Imana ngo Mana mfasha kumvirira ijambo. Ariko utari yakira Yesu nk'umucunguzi, halo, utari yakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi we, ibyo maze kuvuga byose ntibimureba. Ntuzagerageze kumvira Bibiliya utarakizwa, ntibikunda. Iri ni ijambo ry'abamaze kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, kuko ni ijambo ry'umwami wacu. Ntabwo twebwe Bibiliya ari sharia. Abantu bajya bamubwira ngo ariko ngo mwazabwiye leta ngo igakora nk'uko Bibiliya ivuga. Ntabwo leta igendera kuri Bibiliya, igendera kuri constitution y'u Rwanda. Kandi constitution y'u Rwanda ntabwo ari fotokopi ya Bibiliya. Ariko twebwe abizeye Kristo, iyi ni constitution yacu. Niyo mpamvu ngira ngo uri hano utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami we, ahubwo abanze yiyandikishe, atazashaka kugendera mu mategeko y'u Rwanda kandi ari umurundi cyangwa ari umukongomani. Ushobora kuyubahiriza, bazajya gutanga akazi bakubwira ati ariko uri umunyamahanga, ntabwo kano kazi ari akawe, bikakubabaza. Utari yakira Yesu, uyu ni wo mugoroba wo kumwakira. Uvuge ngo Mwami Yesu, uze uture mu buzima bwanjye, hanyuma nurangiza umfashe kumvira amategeko yawe njye nyagenderamo. Amen. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Reka umuntu wese twaba twateranye kuri uyu mugoroba utari wakwakira, Umwuka wawe wera muvugishe, amuganirize, amuhugure, amukosore, amwereke uburyo gukeneye nk'umucunguzi n'umwami, ave mu byaha bye, kugira ngo noneho ashobore kugendera mu mategeko yawe bitamugora. Twebwe abakwizeye, abana b'ijuru, abana b'Imana, kumvira amategeko yawe ntabwo bituvuna, ko twamenye yuko ariho dukura umugisha, twamenye yuko harimo favor ikomeye cyane, twamenye yuko muri aya mategeko ariho tubonera ubuyobozi budufasha kumenya ibyo utekereza n'uko ushaka ko dukora. Kandi twamenye yuko iyo tukumviye biduhesha amahirwe mu byo dukora byose. Udufashe Mwami, n'uwamaze gukizwa urimo kugenda nabi, wumva isi muryoheye, ibyaha bikamuryohera, akagendera mu kigare cy'abandi, uyu mugoroba muganirize. Kandi aya masengesho azarangire dufite benshi bihannye, dufite benshi bahindutse kubera imbaraga z'ijambo ryawe. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha, Mwuka wera we wandikishije iri jambo urisobanurira abantu bawe, kandi ukomeze kubakurikirana, ukomeze kubafasha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kasubize gahunda, umuyobozi wa gahunda.